Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu batatu. Babiri barakomereka bihagije, umwe akomereka bidahagije. Ni mu gihe imbangukiragutabara yahise ihagera, abangaba bakomeretse bihagije ihita birukankana kwa muganga kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Nk'uko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, ni munsi ya feruje. Abakomeretse bose bajyanwa mu bitaro bya Muhima, dore yuko aha hantu imodoka yakoreye impanuka hegeranye n'ibitaro bya Muhima. Ni mu gihe imodoka yakoze impanuka yavaga mu mujyi yerekera ku Kinamba. Ni mu gihe iyi modoka yari iri mu bwoko muri kureba namwe kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Ni mu gihe yagonze abamotari babiri. Nk'uko muri kubireba, urebye neza hariya munsi y'iriya modoka harimo umumotari iyi modoka yakandagiye. Nk'uko muri kubireba, sishoza neza urasanga iriya modoka hari umuntu yakandagiye mo hariya mu mapine yayo. Ni mu gihe umushoferi yafashe feri birangira agonze abamotari babiri, ndetse birangira moto igiye no munsi y'ino modoka mu gihe uyu mumotari ari munsi y'ino modoka. Iyi modoka yavaga mu mujyi yerekera ku Muhima, nibwo ikoreye impanuka hano munsi ya feruje. Ni mu gihe uyu mugabo bamubajije impamvu yagonze abantu bamuri imbere, avuga yuko imodoka yiwe yabuze feri birangira agonze. Traffic polisi ishinzwe impanuka ikihagera yabajije icyatumye agonga abantu, avuga yuko impamvu yabagonze yafashe feri bikanga, dore yuko traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yasanze abakomeretse bajyanywe kwa muganga kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Uyu mugabo bamusabye guparika ku ruhande, bamwaka ibyangombwa byiwe kugira ngo bamwandikire ndetse banamuhane, ndetse azadekarare asirasi ivuze bano bantu. Ni mu gihe yabyumvise yihuta, arangije aparika imodoka ku ruhande, ariko asobanura yuko imodoka ariyo ifite ikibazo, we nta kibazo afite. Bamubaza nimba iyi modoka yitwaye, avuga yuko ayitwaye, bityo rero akomeza kuburana yuko we nta kosa afite kandi ari we wagonze. Ibi ngibi byatumye rero yicazwa ku ruhande, baramuganiriza bavuga ati rero wa mugabo we wagonze, hari umuntu ari ukuri inyuma wapi, hari umuntu ateje mbotiyaje se basi ngo yakwitambitse bitumugonga wapi, none gute uri kuvuga ko utari mu makosa. Agomeza avuga yuko ngo imodoka niyo iri mu makosa, ntago ari we ari mu makosa. Bamubajije niba imodoka yari yitwaye, avuga ko imodoka ari we wari uyitwaye, bityo rero babona uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Kumbe nibyo ari kwigirishwa kugira ngo bagire ngo afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko ntago ari byo. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda iherutse gutangaza yuko impanuka mu muhanda ziri kugabanuka, ariko ibinyabiziga bikiyongera kurushaho hano mu mujyi wa Kigali. Ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi biri kuzamuka 50%, ibikoresha hybrid biri kuzamuka 40%, ibikomoka kuri peteroli ndavuga mazutu na esase biri kuzamuka 45%. Bityo rero polisi kavuga yuko impanuka ziri kugabanuka mu muhanda, ariko bigatuma n'abakora impanuka nabo bazikora mu buryo butari bwiza cyane. Ni mu gihe imodoka zitagiye muri kontroli, akenshi iyo zifashwe bazanikira 25, ariko hagiye kuzaho ingamba zishyashya, koko izi modoka zishaje zijya muri kontroli bakazima kontroli, nuko babona yuko izi modoka zidakwiye gusubira mu muhanda. Bivuze ngo rero 25 bacaga abantu bafashwe nta kontroli bafite, aya mafaranga agiye kwiyongeraho ngo bashyiraho n'ibindi bihano bikakaye cyane. Gusa nibitangazwa aya mategeko nibayashyiraho tuzababwira. Ndetse abantu mwese mukunze gukoresha amatelefoni mutwaye ikinyabiziga, murabizi yuko mbere byari 10,000 kuvugira kuri telefoni, ariko ngo bisigara 35. Ariko noneho hari ibintu polisi yakoze bishimisha abashoferi benshi cyane, kuko abashoferi akenshi nabo bakunze kuvugira kuri telefoni. Nimba utwaye imodoka yawe ikaba ifite bluetooth, ugakonegita na bluetooth yawe ukagenda uvuga, ariko telefoni yawe utayishyize ku matwi, aho ntago bazakwandikira, nta muntu n'umwe uzakwandikira, kubera ko ibi ngibi biba bimeze nko kuganiriza umuntu muri kumwe kugira ngo utagira irungu. Ariko kuyishyira ku matwi bazakwandikira, ariko utayishyira ku gutwi ukikonegitira ku ka bluetooth kawe mu modoka ukagenda uvugana n'umuntu, nta kibazo. Bivuze ngo rero polisi yabashyize igorora. Hari bimwe na bimwe mu bintu bikandamiza abashoferi byagiye bikurwaho. Bivuze ngo hari na koterevasiyo nyinshi abashoferi batakishyura, zikajya rotari bakazishyura ari uko babafashe, bitewe nuko batabona uburyo kibazandikiwe. Dore
koterevasiyo ya mbere, agasuzuguro. Iyo umupolisi aguhagaritse ukirukanka ahita kwandikira agasuzuguro. Iyi koterevasiyo rero y'agasuzuguro igera utari utabizi ugashiduka baguhagaritse ngo ishyura. Wababaza ati se ikosa ni irihe, bakavuga ati ni agasuzuguro, abapolisi baraguhagaritse, ntiwabyumva. Rero ibi ngibi polisi yabikosoye. Ni mu gihe nazajya guhagarika ukanga guhagarara, bazajya babwira abari imbere bahite baguhagarika ngo akuripotinge imbere bahite bakwandikira. Ariko nimba umupolisi aguhagaritse, nyaboneka ukaba nakosa wikeka, wagerageje ugahagarara koko kwirukanka, nimba ari nikosa ufite, hagarara urisabire imbabazi cyangwa unahanwe, kubera ko niwirukanka bakagutanga imbere bakaguhagarika, barakwandikira agasuzuguro, nibasanga ufite n'andi makosa bakwandikire, urumva atari wowe uraba wizize. Bityo rero polisi y'u Rwanda yatangije gahunda yagerayo amahoro kugira ngo aho iganiriza abashoferi n'abamotari kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda, zikunze guterwa n'abashoferi batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, n'abashoferi batwara imodoka nabi, n'abandi babona kategori uwo mwanya bakahita bajya mu muhanda ugasanga na experience bafite. Ariko polisi isaba abantu batanga akazi ko bazajya barebera kuri experience, cyangwa bakareba nimba uwo muntu azi gutwara ikinyabiziga kugira ngo bamuhereze ikinyabiziga. Reba nk'urugero, aya mamodoka atwara abantu n'abantu mu buryo bwa rusange hano mu mujyi wa Kigali, yakiza bwa mbere mwigize mwumva yuko yagiye akoraga impanuka, amayejasi atandukanye yagiye agura zino modoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi bakoresha Ruhango, Muhanga, Nyanza, Nyabisindu, nyine ahantu henshi hatandukanye. Muzi ko zabanje gukora impanuka nyinshi cyane, murabizi ko zakoze impanuka. Rero polisi irasaba ko abantu bazajya batanga akazi, bazajya bareba abantu bazi akazi, dore yuko hari n'amakuru avuga ko hari bisi zigiye gusohoka bakabanza bakazitoza abashoferi bakabona kuzibaha ngo bazitware bazizi neza. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. N'imbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Nitwaga Kidasamura, urw'inkurogoto bakora rugakonkoma.